urera urakiranuka, uri Imana nyamana, uri Imana yaremye byose, urema isi n'ijuru ndetse urema n'ibiyuzuyemo byose, uri rubasha, uri Imana ikomeye, uri Imana y'icyubahiro, izina ryawe ry'icyubahiro. Turagushimiye kuko uyu mwanya duhaye kugushima no kuguhimbaza, kuri amashimwe, kuri icyubahiro, kuri gushyirwa hejuru. Bibiliya iratubwira ngo amavi yose azagupfukamira, birakwiye ko amahanga yose aguhimbaza, birakwiye ko isi yose iguhimbaza. Turagushimira iteka kubw'urukundo rukomeye watweretse, kuko wemeraga kuduha umwana wawe w'ikinege, akemera kuza muri iyi si, akemera kudupfira, agapfira ibyaha byacu, kuko ari twe twacumuye, ni twe banyabyaha, twari dukwiriye gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, ariko umwami Yesu Kristo yapfuye mu kigo cyacu, apfira ibyaha byacu. Nyamara ari uwe ukiranuka, nta cyaha yigeze akora, ni uwe ukiranuka, nta kibi yigeze akora, mu kanwa ke nta jambo ribi ryigeze risohoka, ukuboko kwe kwakoze ibitangaza, yahumuye akiza ibirema, yirukana abadayimoni ndetse azura abapfuye, yakoze ibintu bikomeye umwana w'umuntu atabasha gukora. Ni mpamvu tugushima, ni mpamvu tuguhimbaza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero tugushyize hejuru, uyu mwanya turaguhimbaje, ukwiriye kuririmbirwa, ukwiriye kuramwa, ukwiriye gushyirwa hejuru. Niyo mpamvu uyu mwanya imitima yacu ikuririmba, iminwa yacu ikakuririmba, indimi zacu zikatura kuri Imana, zikatura kuri Imana. Uyu mwanya abatwumva reka nabo bafatanye natwe tuguhimbaza, abari hafi n'abari kure, abari mu Rwanda, abari muri Afurika yose, hari abari Burayi, muri Amerika, muri Australia, reka tuguhimbaze, reka tugushyire hejuru, kuko wakoze ibintu bikomeye hagati muri twe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimye kuko watubereye Imana, mu bikomeye watubereye Imana, mu burwayi utubera Imana, nta kintu na kimwe cyakunanira, nta kintu na kimwe cyakunaniye. Mu nzara waratugaburiye, uratugaburira, turabibona, ugaburira abana bacu, ugaburira abaturanyi, ugaburira mwami abatuye isi yose. Uwiteka Mana ikomeye, wahanaguye amarira mu maso yacu, turagushimye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya reka tuguhimbaze, uyu mwanya reka tugushyire hejuru, kuko urabikwiriye, uri Imana yacu, uri Imana y'itangaza, ntabwo uri ibishushanyo byagijwe, ntabwo uri Bayali, ntabwo uri ya Mana baterura, ntabwo uri ya Mana baje kotesha, ntabwo uri ya Mana mugamisha imvura iguye, ntabwo uri Imana igushobora byose, Imana areka byose, Imana itegeka byose, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, ya Mana ikora ibitangaza, ya Mana ikora imirimo itangaje. Ni wowe dushima, ni wowe dushyira hejuru, izina ryawe witwa Yehova, izina ryawe uri Imana, uri Adonai. Turagushimye cyane kuko uri Imana nyamana, Imana ikora imirimo, Imana ikora ibitangaza. Uyu mwanya turagushimye, uyu mwanya turaguhimbaje, mwami akira amashimwe avuye mu mitima yacu, emera wakire amashimwe avuye mu mitima yacu, emera wakire amashimwe y'abana bawe. Uwiteka Mana ikomeye, Mana uhindura mwami ubuzima
imiryango mwami duhesha imigisha n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Mwari kumwe na Pastor Jean Felix Uwumuremyi guturuka mu itorero Nine Hope Gospel Ministries. Turabakunda cyane, turifuza ko ubutumwa bwacu, inyigisho zacu mwaje muzibonera ku gihe. Niyo mpamvu twifuza yuko mwakora subscribe ndetse mugakora share, inyigisho mukazohereza inshuti zanyu, abo muvukana, kugira ngo ubutumwa tubagezaho umunsi ku munsi buzabera ishingiro ry'ubuzima bwanyu bwa Kristo. Turabakunda, twifuza ko mwakira agakiza duheshwa n'umwami wacu Yesu Kristo wemeye kudupfira ku musaraba agapfira ibyaha byacu. Turabakunda cyane, Imana ikomeze ibishimire, kandi tuyifurije umugisha n'amahoro bitangwa n'Uwiteka Imana yacu. Amen.